ariko iki ntabwo ari icyapa cya Sansenic, iki ni icyapa cya Sansenic namwe gusa. Bivuze ngo nta muhanda wa Sansenic ubaho wa burundu. Tuvuge wenda hari ukuntu tuba dufite umuhanda cyangwa inzira imwe iva mu cyerekezo kimwe ujya mu kindi, cyangwa se iva ahantu hamwe ijya Gana action niba ushaka kwiga indimi Gana action ushaka ko bumusere Gana action. Muraho neza, twongeye kubasuhuza. Iyi ni Action College. Nkuko mubimenyereye ndi mwarimu Aime, nkaba nigisha amategeko y'umuhanda. Turabakunda cyane. Nagarutse uyu munsi tugiye kwiga amasomo hano, cyane cyane kubigendanye n'isomo hanga nateguye, ariko hagati aho turagira ngo twongere twibukiranye neza nimba muri kudukurikira. Turahari ku bwanyu, ni mwebwe dukorera nta bandi. Intsinzi yanyu ni ingenzi kandi ibyo duharanira. Hanyuma rero turabakunda, twifuza ko mwatugana ahantu hatandukanye. Dufite amashami menshi hano mu mujyi wa Kigali, dufite amashami mu ntara Burengerazuba, dufite i Rubavu, tukagira mu majyaruguru dufiteyo Musanze, dufite mu majyepfo i Muhanga, tukagira Iburasirazuba dufiteyo Kayonza. Mu mujyi wa Kigali murabizi ko dufite muri Shike, tukagira Kicukiro, tukagira i Remera, tukagira na Nyabugogo. Aho hose nimutugana tuzabafasha. Twiteguye kubaha serivisi nziza nkuko mubizi. Ntacyo mwatuburana. Ndakubabwira ngo Action no mubyeyi, kuko Action College ibiri kimwe cyose iba yifuza ko mugera ku ntsinzi yanyu cyangwa se ku ndoto, inzozi mwarose mukazikabya muje kudusanga ngaha muri Action College. Ariko kandi nanone nahangaha mudukurikire nabwo ntago byabuza ko hari akantu wamenya, ariko byaba byiza utugezeho kuri branch twakubwiye. Hari na nimero aho ngaho wahamagaraho, turaza kuyishyiraho hanyuma ukadukurikira. Hanyuma uyu munsi tugiye kwiga amategeko y'umuhanda nkuko mubimenyereye nka mwarimu w'amategeko y'umuhanda. Uyu munsi tugiye kwiga icyo bita icyerekezo kimwe. Icyerekezo kimwe, icyerekezo kimwe nicyo bajya bita ngo Sansenic, ko bakunda kubyita mu ndimi z'amahanga. N'umuhanda bagendamo nta muntu unyuramo agaruka. Umuhanda bagendamo nta muntu unyuramo agaruka niba bakunda kwita ngo ni Sansenic, ni umuhanda w'icyerekezo kimwe. Ubundi iyo bavuze Sans ni icyerekezo, hanyuma Unique ni ikintu kimwe. Hanyuma hano haba ibyapa bakunda abantu kwitiranya, ngira ngo tubirebeho. Ndakubabwira ngo muno umuntu wageze muri Action College cyangwa se warebye ku mbuga za Action College abo musirimu. Akuntu tujya dutega moto, gatega motari mwagera nk'hariya akakubwira ukamwita ise motari ko tutanyuze hariya, nashaka ko tunyura hariya. Akakubwira atari kubura ntago wabonye icyapa cya Sansenic. Ubwo mubonye icyapa iki ngiki, akakubwira ngo ni icyapa cya Sansenic. Uwo motari se amategeko y'umuhanda yarayize, cyangwa se ushobora gusanga amategeko y'umuhanda atarayiga. Ariko iki ntago ari icyapa cya Sansenic, iki ni icyapa cya Sansenic. Iki nicyo cyapa cya Sansenic. Ako kantu mukamenye utaha utazavuga cyangwa ugakora ikosa ngo ubonye iki cyapa ngo ni Sansenic. Iki ni icyapa kivuga ngo ntihanyurwa. Iki ni icyapa kivuga ngo ntihanyurwa. Icyapa cya Sansenic ni iki ngiki. Icyapa kirakubwira ngo ntihanyurwa, nta nzira ihari. Nimba nta nzira ihari rero bivuze ngo nta n'icyerekezo gihari. Cyo kirakubwira ngo nta nzira ihari, bivuze ngo ntabwo wemerewe gukomeza. Ahubwo abagaruka niba bafite icyerekezo kimwe, bivuze ngo bagomye kuba bafite iki cyapa cya Sansenic nyine cy'icyerekezo kimwe. Hanyuma rero hari impamvu imwe yonyine rukumbi ituma umuhanda cyangwa se inzira ihinduka icyerekezo kimwe. Iyo mpamvu ushobora kuba utaruyizi, ariko impamvu yonyine ituma umuhanda cyangwa inzira ihinduka icyerekezo kimwe ni impamvu y'umutekano. Impamvu y'umutekano uvuga ngo babona ko iyo nzira cyangwa se uwo muhanda urimo akavuyo, urimo akajagari. Abazamuka n'abamanuka bombi iyo barimo kuhanyura biteza akajagari, biteza akavuyo, bagahitamo rero yuko iyo nzira bahindura icyerekezo kimwe. Hakajya hanyura abazamuka, abamanuka bagashaka kandi bajya guca, cyangwa se hakajya hanyura barimo kumanuka, abazamuka bagashaka kandi bajya kunyura. Hanyuma rero ngo ushinzwe gutegeka ko habo icyerekezo kimwe nindi wundi, nindi ushinzwe ko umuhanda, ushinzwe gutegeka ko umuhanda cyangwa iyo nzira ihinduka icyerekezo kimwe. Hanyuma natubwira ngo hano umukuru w'intara ashobora mu ifasi ashinzwe gutegeka ko ku mihanda avuze haba icyerekezo kimwe. Umukuru w'intara ashobora gutegeka mu ifasi ashinzwe ko imihanda avuze ihinduka icyerekezo kimwe. Ubundi ifasi abantu bakunda kutamenya ifasi ni iki, ariko ubundi ifasi ni ahantu, ifasi na gace runaka.
bivuze ngo rero umukuru w'intara muri ako gace ayoboye, muri iyo ntara ayoboye, aho hantu ayoboye ku mihanda yavuze ashobora gutegeka ko ihinduka icyerekezo kimwe. Ako kantu mwakumvishije, mwumvishe icyerekezo kimwe cyari cyo, mwabonye ibyapa byerekana icyerekezo kimwe ni ibihe. Iki cyapa cyo kirafunga umuhanda kikavuga ngo nta nzira ihari ntihanyurwa, ubwo umuhanda ugahita uhinduka icyerekezo kimwe. Hanyuma tubonye ko ushinzwe gutegeka ko haba icyerekezo kimwe ngo ni umukuru w'intara. Ni igihe umuhanda cyangwa iyo nzira urimo kuzenguruka muri iyo ntara itavuye mu ntara imwe ngo ujye mu yindi ntara, icyo gihe umukuru w'intara niwe uzategeka ko umuhanda uhinduka icyerekezo kimwe. Hanyuma bakomeza batubwira hano rero ngo iyo icyerekezo kimwe kireba ishami ry'inzira nyabagendwa mu ntara nyinshi, bivuze ngo ni umuhanda uvuye mu ntara imwe ujya mu yindi ntara, ni umuhanda uva mu karere kamwe ujya mu kandi karere. Wenda dufate urugero, ni umuhanda uva mu ntara y'amajyaruguru ujya mu ntara y'umujyi wa Kigali, cyangwa se ni umuhanda uva mu karere kamwe wenda ka Kicukiro ujya mu karere ka Gasabo. Urumva ni umuhanda uhuza akarere n'akandi, cyangwa se umuhanda uhuza intara n'iyindi. Icyo cyemezo ntabwo umukuru w'intara yagitegeka, kuko ntabwo yategeka ibintu byo mu ntara atayoboye. Icyo gihe icyemezo hano baratubwiye ngo kizafatwa ngo na minisitiri ushinzwe imirimo ya leta. Iyi cyerekezo kimwe kireba amashami mu ntara nyinshi, umuhanda uva mu ntara imwe ujya mu yindi ntara, icyemezo kizafatwa na minisitiri ushinzwe imirimo ya leta. Icyo nicyo bita icyerekezo kimwe kireba amashami mu ntara nyinshi. Ariko twavuze ko icyerekezo kimwe kireba amashami iyo kiri mu ntara imwe, icyemezo gifatwa n'umuyobozi cyangwa se n'umukuru w'intara. Igisomo nizera ko murimo kuryumva. Hano bakomeza tubwira rero ngo icyerekezo kimwe ngo gishobora kubaho buri gihe cyangwa kigashyirwa ku masaha amwe n'amwe gusa. Bivuze ngo nta muhanda wa sansenike ubaho wa burundu, nta muhanda w'icyerekezo kimwe wa burundu ubaho. Ndumva nta muntu uzi umuhanda wigeze abona bawukora bakawukora bati tugiye kunyuramo tuzamuka gusa ntituzawunyuramo tumanuka. Ukurikije ibyo twatangiyeho tuvuga, twavuze ko impamvu ituma umuhanda uhinduka icyerekezo kimwe cyangwa inzira ihinduka icyerekezo kimwe ni impamvu y'umutekano. Bivuze ngo mbere yuko iyo nzira ihinduka icyerekezo kimwe yahoze igendwa mu byerekezo byombi, abagenda n'abagaruka baza kubona yuko biteza akajagari cyangwa se akavuyo, bagahitamo yuko bahindura icyerekezo kimwe. Bivuze ngo byigeze kubaho rero aho bazamuka banamanuka. Ni ibintu bishobora guhinduka mu masaha makeya cyangwa se bigahinduka buri gihe. Ni ngo bishobora kuhanyura mu gitondo uzamuka, bwacya ugiye kuhanyura uzamuka ugasanga babifunze barimo barahanyura no bamanuka, cyangwa se ugasanga nyuma hazamutse mu gitondo ujya mu kazi, uhagaruka uvuye muri pause ugiye gusubira ku kazi ugasanga barabifunze barimo barahanyura bamanuka, kandi wewe wari wanyuze uzamuka. Bivuze ngo ni ibintu bihinduka mu masaha, byahinduka mu minsi mike, byahinduka mu kwezi, byahinduka mu myaka. Ni ibintu bihindagurika. Hano bakatubwira rero ngo iyo kugenda mu muhanda bidashoboka ko kinyuzwa mu yindi nzira ku buryo bworoshye, iki icyerekezo kimwe nicyo turimo kuvuga, ngo icyo gihe icyerekezo kimwe ngo gishobora gushyirwaho mu buryo busimburana. Iyo bidashoboka yuko icyerekezo kimwe bakinyuza mu yindi nzira ku buryo bworoshye, tuvuge wenda hari ukuntu tuba dufite umuhanda cyangwa inzira imwe iva mu cyerekezo kimwe ujya mu kindi, cyangwa se iva ahantu hamwe ijya ahandi, kandi iyo nzira niyo dufite yonyine rukumbi, cyangwa se izindi twabona zaba ari izakure ku buryo tutabasha kugerayo ku buryo bworoshye. Ariko icyo gihe rero niho batubwiye ngo bazadushyira icyerekezo kimwe mu buryo busimburana. Hari ukuntu mujya mubona ahantu hari abantu bafite udutambaro tubiri, ak'umutuku n'ak'icyatsi, hanyuma ubwo icyo gihe ak'umutuku bariya akabahagarika kugira ngo bano babanze bazamuke, hashira akanya nabo akabahagarika, abangabo nabo hepfo nabo bakabanza bagatambuka. Bivuze ngo abashyiriye icyerekezo kimwe mu buryo burimo gusimburana. Icyo nicyo bita icyerekezo kimwe. Ndizera ko isomo ryumvikanye. Icyerekezo kimwe, rero mwumvishe isomo ry'icyerekezo kimwe uko ritangira cyangwa se nuko bigenda. Mwabonye ibyapa bitandukanye bibiri nabatandukanyije. Hari ukuntu mwajyaga mubyitiranya ukavuga ngo mbonye icyapa cya sansenike kandi atari icyapa cya sansenike, ni icyapa cyane hanyurwa akaba n'icya sansenike cyangwa cy'icyerekezo kimwe. Hanyuma rero n'andi masomo menshi atandukanye, murabona ko hari byinshi muba mutaramenya, ariko mutugannye hano muri Action College tuzabafasha. Tubafitiye byinshi, tubahishiye byinshi, tubafitiye uduseke dupfundikiye, wino tugupfundurire hanyuma ukabya inzozi zawe. Tubafitiye n'amasomo menshi, tubafitiye n'imyuga, dufite indimi, byose mutugannye. Abifuza gukorera amasertifika nayo arahari, abo dusigaye dufite buri kimwe. Dufite na kandida libre, abantu batsinzwe ntabwo byagenze neza ariko bibaho, ariko ntabwo ubuzima burangiye. Action College yaje ku bwawe, tugane kuri kombinezo wize, uze tuyisubiremo, hanyuma ukore ikizamini cya leta ubone diplome, ukomeze n'izindi gahunda
hanyuma rero tuzabakira, ni karibu ku mashami yose twavuze muri Kigali turabafite, dufite mu ntara, mu Burengerazuba, mu Majyaruguru, mu Majyepfo harahari, n'Iburasirazuba, hose turahari ku bwanyu. Hanyuma rero Action College intsinzi niyo ntego yayo, intsinzi yanyu ni intego ya Action College, icyo twifuza kubagezaho. Hanyuma rero murakoze, nakagaruka, turabakunda. Ghana Action, niba ushaka kwiga indimi Ghana Action, ushaka kuba umusirimu Ghana Action.